gukira ni byiza. Amahoro Rudimi Yesu w'uburenganzira. amahoro Amasore faranga sa batini barono yamaye inkoko isa musaza ubu yemwa ubuse n'ahantu nkuzi niko uraho cyane n'amahoro ko mweruka cyari kiri umwana se yamaye hadata ibintu ko mbibona n'abakire byarakunze nanjye byarakunze mwese ababyeyi bawe ko baracyabaho ababyeyi banjye muze intambara yarabahitanye ariko bansigiye umutungo uhagije mama she nubwo bagiye rwose ubona ko byoroshye nta kibazo ufite muze ndetse rwose n'ufite n'inyota yego ko musengere kandi abatindi baronona stile y'ishuri mwana uzajya witwara neza tugiye kugusengera uzatwara neza rwose warashye ibyo nabyo ariko se mwana wa koko tutari twagenda ubu kwa amafaranga wayakuye hehe imitungo ukumbwiye ko ababyeyi bagusigiye imitungo niyo yatumye ubyibuka rwose ugera ubwo ungana gutya muze ubundi twebwe abasirimu basirimu twambara imyeru twebwe ubundi se wabagaye amafaranga njyewe amafaranga afite njyewe n'ay'imitungo ababyeyi banjye basigiye nzarya njyewe zambone impinga abatindi bo kwa nuza kwa bagabo ubuheru tayondi kugusengera nyendake ibi byose ni ibifaranga ubuse byaciye mu kuba uragenda nkube ibi byose si ibifaranga naha niyo imana ntihabwe icyubahiro tugenda twigire kwinywera rwose tugende kwinywera yigira ikibazo ntiwabanye na data narakubititse atarapfa nanjye narakubititse wowe umara inzara n'inyota wowe umara inzara n'inyota njyewe uragahorana imana wowe ntubibona ko byoroshye hari icyo utabona tugende rero reba ugusengera gukira njyewe meze nk'uwageze mu ijoro njyewe ubu soroninda barapfuye kure baba w'inkwero nirire reka bari abatindi bo kwa gatanu abonye isatire y'iwacu ndiraho amafaranga ababyeyi bansigiye ubu twahageze azavayo wirireho nawe ayo anshiranye dore aho nibere ntibibaho rwose barumani baza twaca turi cyo kwinywera nta rwose murakomeye turaho rwose nze nayo nguko reka rero wabonye ukuntu gukira ari byiza nicara nyifumbase kugira ngo iwabone ibyo uyihaye ariko se ujya ukora siporo ku mafaranga ababyeyi bansigiye njyewe si ngomba kuvunika njye nzayarya mpaka ntabwo wa mwana yagiye kuzizana i Buganda hasi ko abo mu cyaro nabo ayo nyota impitanira ahangaha ntamuze wicara ngubwe neza abakire muri iyi ariko ibi byose ni ngubwe neza twe tugiye kubibitura nitwe abakire muri iyi muzereka nkwakira ariko nacyo niho bano ubu ni ukwakira abakiriya uko nakira abakiriya banjye se murabona n'itabura wambaye atabura n'amwe mu cyaro si igitabura tugakubireba muzakira icaro ugubwe neza nawe byo mu cyaro amafaranga njyewe mfite ntabwo banyemerera njyewe kugira ngo munyweshye gutya nta soni ubusema ko mu kanya ndakenera umukobwa ndamukura hera ko mbona unyabari bose rwose ndabakobwa si ko ngo ushatse kuvuga iki sono nta mpande abakobwa ibarumani byo mu cyaro muze hubwa neza ahantu nubwo biba byambonye rwose
sinzongera kujya mpinga bugizi, nzajya mpatana, urabona ko aribwo ngira nkabona amafaranga vuba, noneho ndashaka nanjye kuzaba umukire. N'abandi bakire buriya babikuye mu buhinzi sha. Nanjye ngomba kuzaba umukire kuko utaha amafaranga barampemba. Ndayitanguramo, ndabwira boss angurizeho utundi dukeya nguremo agahene nkasiga mu rugo. Umugore azasigara ariko kahira. Naha hose nta mukire nzongera gutuma ancikana ikiraka. Igihe nataye cyose ndi kuzerera mu mujyi, ngo mu mujyi ngo habaye amafaranga ari mu cyaro, asigaye mu cyaro. Kigose amafaranga yo kuguha yose ubona ukuba wigira, siko mbona ufite n'ibintu byinshi byose birimo hose ni mu cyaro n'ahantu hundenganye rwose. Hari ariko ubwo ni guca hari muzabonye ukuntu mu cyaro bameze. Nibwo bwa mbere njye nagera ku mujyi. Ubwo wageze wanyweye wangora mu mujyi cyo kandi ndabona bafite amatara mama. Umwana mwiza nabaho nibwo mbonye umuntu yinjiza. Reka tumwe byeri, reka twinywere byeri nta kuri. Twarakize wa mana we, ariko aya mafaranga ababyeyi sha nzapfa navunitse, nzapfa ntanababaye rwose. Muze ntabwo nkubeshya njye nzapfa ntababaye. Imana yarakwibutse ndabibona rwose. Ariko ubundi shaka mbona iyi kabari yawe nta n'abakiriya igira. Ni ubukene hanze abahibereye abashomeri, ni ubukene bwabateye, ubukene bwo mu cyaro rwose. bagure baze mbasengere, una amafaranga yenda kuyama. Bagure baze mbasengere, bagure baze afurase ko nyafite. Utambuka basengere muve ku muhanda. Ngatira wabona ingati itaguye. Wabona tugiye no kunywa. None se njye hari ibyo mba nibaza. Ahantu nubwo biba byamunye rwose sinzongera kujya mpinga bugizi, nzajya mpatana, urabona ko aribwo ngira nkabona amafaranga vuba, noneho ndashaka nanjye kuzaba umukire. N'abandi bakire buriya babikuye mu buhinzi sha. Nanjye ngomba kuzaba umukire kuko utaha amafaranga barampemba. Ndayitanguramo, ndabwira boss angurizeho utundi dukeya nguremo agahene nkasiga mu rugo. Umugore azasigara ariko kahira. Naha hose nta mukire nzongera gutuma ancikana ikiraka. Igihe nataye cyose ndi kuzerera mu mujyi, ngo mu mujyi ngo habaye amafaranga ari mu cyaro, asigaye mu cyaro. Ndasha amafaranga yo iki cyambaye bacya n'ibikote n'ibirenge ndakanya Reka umuntu tata wavuga utanga nuru n'ibikote ute nawe uraje ngo musengere kimhere magana abiri kiso mumpere abo ngo desa haguruka agushaka kuva muri aka kabari ubwo gisara usikicyo Murakoze rwose. Cyarura guhita nawe stop. Abanyacyaro bararenganye. Tana cyane bakuhe ayitabe na uvanga. Abanyacyaro bararenganye. Ukuntu biba bisara ku mafaranga ngeza oya nka so akabiranga tuwe mumbere primusi inywera amafaranga ko nyafite primusi n'ibintu biriho umuyihe azana reba kubona hafi ngeze kunywa inzoga nk'amoko yazo twarakize muze urabona ariko ukora amahoro mama cyangwa byera usome amafaranga arahari cyefite nagutera n'inyoni zo gusengera
bonye umukire koko niko bambye bonye umukire iyi nzoka se bayita iyihe mukire we bayita iyihe leta mitsingi sindagira urukundo amasho none reka twinywere ngewe narakize sinteze gukena iyo nzapfa nakenye babatindi bo kwa Gasasa n'umurenge barazana uburenge impande yanjye taka mujinga kaninywere kankashyira hejuru akandi warakize wa mana Imana yibuka umuntu koko ibintu biriho wabibye muzehe indajyamo byinshi nuko mbifite ababyeyi bari babifite barabinsigiye byose ahantu nubwo biba byamunye rwose sinzongera kujya mpinga bugizi nzajya mpatana urabona ko ariko nkabona amafaranga vuba none ndashaka nanjye kuzaba umukire n'abandi bakire buriya babikuye mu buhinzi nanjye ngomba kuzaba umukire kuko ubutaha amafaranga barampemba ndayitanguramo ndabwira boss ngurizeho utundi dukeya nguremo agahene njye nkasiga mu rugo umugore azasigara ariko kahira naha hose nta mukire nzongera gutuma anshikana ikiraka igihe nataye cyose ndi kuzerera mu mujyi ngo mu mujyi ngo habaye amafaranga ari mu cyaro asigaye mu cyaro ukuntu abakene babaho nabi uraho muzehe komera amakuru ni meza ni amahoro namwe ni meza se akavura kare nta kibazo bimeze bite turaho turashima Imana ariko hari abura we arararara kigo kigusa kagoye wasuri guhinga aha hose nkapatanye maze kwakora ibigoroba bibiri yaha ababyeyi bampaye hose nahagurishije mfite amafaranga ku buryo nzarinda mpfa nge ntakenya mubaho mubaho nabi mahenze ibigoroba bibiri gusa niko mwa ubwo se shaka nawe kumva akazi se shaka nawe kumva akazi je ndakora mfite ingufu ubayeho nabi reka andamwereke wagakenewe baha ubwo se mu mujyi ngo mbonye abantu bambaye ibirenge ngo muraduseka reka nze nambaye suza utangose mwiroreza ni amahoro kubayeho nabira reka nkumva nabonye akazi ubu byaje kwemera urabona nka hose narahapatanye ubwo si umukire cyo ngaho rero n'ubundi nari nkuzi kera genda ufatira suka uzengenge kugusengerera n'ubundi se amafaranga mfite ngewe azajya he kirabwanguze tugende aho se iyi kaba rero narayikunze nkagwe nyinyweramo anava nkugurira icupa winywera ariko mama disi ubukene buracyakurimo n'amasuku uracyayafite niyo yanyigishije umurimo ashaka nta handi wakura utabanje ku buhinzi ibyo by'imirimo yanyu ngiye ko ntakora ko adashira yanyu sinakore urabona se icara hano baguha icyo kunywa kinzajya ayo nzajya amafaranga y'umutungo ababyeyi bansigiye mpaka mpfuye cyane icara ntibagoye gutsinda ariko ni gakeya kuko itumereye nabi oya ni byiza ubwo ni imigisha imvura ni umugisha yewe hari umuntu rwose twahuye ari umukire akiza ameze neza none ntabwo muheruka rwose wenda we no kutamuzi wenda muzabonana ese ibintu by'ubuko abantu babonanira kuri telefone niba ataragusigiye nimero nta nimero yansigiye kubera ko
icyo gihe nanjye nagaragaga nk'umukene ntabwo nagombaga kumusotora kandi ari mbona ari bose n'umuherwe nta telefone mfite ye sinamenye uko mbahuza ntacyo wenda tuzagera aho tubona twongeye tubonane byagendaga ariko biragenda nta kibazo aha nanjye nari ngiye imbere aha reka nkomeze Imana ikurinde umwaka mwiza yego kuri twese naho njyewe kiwe rwose mafaranga njyewe cyo akuza amafaranga bamuhaye muri mutungo w'ababyeyi ni menshi cyane ntabwo yashira ndakanyago pe ndakurahiye wari ufite n'inyota ayiwe abakire mubayeho neza nanjye muzajya nigurira mitsingi nasinzi namuza bwiza ko twiriraho imitungo ababyeyi badusigiye sinzi mwe nta mwabona ntayo ngiye gukora umurimo wanjye nanjye ngiye gukorana imbaraga ngira umwete ku buryo nanjye ubutaha niduhura bose nanjye nzagusengerera ntabwo kugusengera nanjye ubu ngiye kwihata umurimo nkoresha imbaraga kanzendore mama bambwiye ko numvise ko umurimo ari ingenzi ubu navuye i Kigali nari ni mayibobo naje noneho ubu nkora akazi k'ububyizi none ububyizi ndabona bitari kwemera neza ubu noneho ndi gupatana hariyo nsanze buriya naho napatana ibyumweru bibiri gusa mbonye ko nari mpamaze gerageza ndore nge ndashaka kuba utaha nanjye nzagusengere nge byaroroshye gerageza nawe amakuru ni meza byagendaga biragenda nta kibazo nikoye hari umuntu naheruka kera nahuye nawe ari umukire wabuze amakuru ye amakuru ye ntayo ngenzi ahubwo maze kumenya agaciro k'umurimo ngeze ko ntawo nkora ko amafaranga yanjye adashira ubwo n'ababyeyi bagukoreye nyine ndabona abakire tubaho neza ko sha sitire y'ifu hari abavuga ngo barize ngeze ko ntize ngo cyangwa ko bize ngo kwagukora ngeze ko nize do agipanyaka kuyigaburira ngewe rwose ntiginanira kubera amafaranga afite ngewe gifite amafaranga menshi cyane bye basigiye umutungo mwinshi cyane sineze gukora nzapfa nakoze kandi sinzanakena ni ukuvuga ngo wifate neza ahantu hose ugeze favorose ko mba nyafite ngewe nakena bye basigiye umutungo mwinshi cyane ntabwo nakena kare niho wagira gute ikinyota ibintu biriho nta n'inyota mba afite nta satire njya ndenga mba nabitunganije inzoga kwiryohara bata mitsingi iyi niyo numva itsindagira urukundo niyo gukina kabona shaka igitana bishaje bikomeye ariko ni gakeya kuko itumereye nabira oya ni byiza ubwo ni imigisha imvura ni umugisha yewe hari umuntu rwose twahuye ari umukire akiza ameze neza none ntabwo muheruka rwose wenda we no kutamuzi wenda muzabonana ese ibintu by'ubuko abantu babonanira kuri telefone niba ataragusigiye nimero nta nimero yansigiye kubera ko icyo gihe nanjye nagaragaga nk'umukene ntabwo nagombaga kumusotora kandi ari mbona ari bose n'umuherwe nta telefone mfite ye sinamenye uko mbahuza ntacyo wenda tuzagera aho twongeye tubonane byagendaga ariko biragenda nta kibazo aha nanjye nari ngiye imbere aha reka nkomeze Imana ikurinde umwaka mwiza yego kuri twese ariko mama noneho uyu munsi naciye ni muri kaburimbo nawe apu genda rushye reka ninywere nge manyinya yanjye reka ninywere manyinya yanjye
nyine wamamagaye ntari kuboneka mbireba nyuma nsanga wampamagaye ariko hari ibyo nari ndimo ariko ubwo uraza kunyereza kuri WhatsApp kuko hari ibyo nari ndimo gato hari umuntu ngiye kureba iby'isi mugenzi kandi rwose birarushya hari gahunda rero ndaza kukuvugisha nta kibazo ubinyohereza kuri WhatsApp kwanza umugore jyaza umugore uyu mugabo twasinze mwana umuntu reba umuntu ukuntu yabaye mwisindira niko mwisindira yeyi niko sha yego abo basinde cyangwa muri bazima umuntu simuzi mwa umugabo simuzi umugabo simuzi mwa ariko uyu mugabo uyu mugabo yigeze agurira inzoka uyu mugabo si wa kera hashize imyaka 5 ariko ndamuzi ibifaranga byinshi genda kwa kanyandiko uyu mugabo ndamuzi ndamuzi rwose yari afite amafaranga yakize yambaye neza niwe watugura cyane niko mweza siwa undi atubwira ngo ribende gasasa yewe ninywera urwagwa rwanjye nitonze ntabwo twamusega rwose umva nimureke rwose ndabagize ne yewe nabagize reka umugabo yatugije n'ubundi umuntu yaransengereye nanjye yansanze ndi guhinga mu gishanga icyo gihe narafataye nkikora bubyizi bitarakunda ntabwo namusiga ngaha ngiye kumujyana noneho mugeze mu rugo musasira aryame n'ubundi mufite igitanda cy'abashyitsi tuba tubifite nanjye turamuha n'amata inzoga ziramushyiramo noneho mu gitondo nanjye nzamusengerere mwebwe mwasinze reka tugufashe mwasinze n'ubundi mwasinze mureka tumujyane yewe umutipe se ko yari muzima afite n'amafaranga byageze n'umuntu yatemye ubwenge burahindurwa yewe ngo ni ibizibara ntabwo